ubushomeri, kutagira akazi burya bihera mu wa mbere primaire bikazamuka mu wa mbere secondaire bikagera muri université. Umuntu akiga adashaka kuzabona akazi, akiga yumva ko kubera ko adafite umuntu uzamuha akazi atazakabona. Icyo nicyo cya mbere kigomba abantu urubyiruko tugomba kurenga, tukumva tuti niba ukeneye akazi shaka ukuntu ujya ku rwego rwiza rwo kugira ngo uzakabone unagakore neza. Ubushomeri umuntu agiye kubuvuga yahera hasi, kubera ko ubundi burya ntushobora kugera hejuru y'ikintu utahereye hasi. Akenshi usanga abantu kugira ngo umuntu abe umushomeri, umwana muto wiga mu wa mbere primaire burya ashobora kuba umushomeri mu mutwe we, akazanira asaza adakoze akazi cyangwa atagize ikindi kintu atekereza cyamuteza imbere kubera uko yabyumvise cyangwa yishyize mu mutwe ko kugira ngo ubone akazi ari ikindi kintu bisaba, cyangwa kugira ngo ugire ikintu utangira ari ikindi kintu usaba. Kuko usabwa kuba ufite, kuko iyo ukora, iyo ugiye kugira ikintu ugeraho ubanza kumva ko icyo kintu gishoboka, ukiyumvamo imbaraga zo kugikora, ukiyumvamo ko ufite ibitekerezo, ibyo bitekerezo byawe ukumva ko ari byo ugomba kuzamukana. Tuvuge nk'urugero duhere ku bushomeri bwo kubona akazi gasanzwe kandi ushobora gukorera umuntu. Abantu benshi dufite ikibazo cyo kumva ko udashobora kubona akazi ari uko udafite umuntu ukaguhaye. Tuvuge utangiye mu wa mbere yenda secondaire, tureka primaire, utangiye mu wa mbere w'amashuri yisumbuye, utangiye wumva ko kugira ngo uzabone akazi ari uko uzaba ufite mwene wanyu. Ntawe ufite, nta mama wawe ntiyize, papa wawe ntiyize, mubyara wawe ntiyize, nta wundi muntu wize muri famiye yawe. Ikibazo ugasanga aho kugira ngo wowe uzamukane umutwe wawe ikintu bitihangana, ukazamukana ntihahamuka ryo kutazabona akazi. Aho kugira ngo uzamuke utekereza uti se ni gute nazamuka nanjye nkazazamura abandi, wowe ukazamuka ufite kuba utashobora kuzabona akazi. Icyo gihe burya ntushobora kuzakabona, kuko icyo gihe ntushaka kujya ku rwego rwo hejuru rushobora gutuma ubona ku kazi, kubera ko akenshi kaminuza ni nyinshi, amashuri yisumbuye ni menshi mu Rwanda. Uyu munsi wa none niba ikigo gishaka umukozi umwe cyangwa abakozi babiri, ntabwo gishaka wa muntu ugerageza mu kazi, gishaka wa muntu uri ku rwego rwo hejuru ku buryo niba abonye akazi azashobora gukora nyine bakabona umusaruro. Ikigo gishobora kuba gikeneye umuntu ufite ubumenyi, kubera ko hari ihangana rikomeye no ku isoko. Tuvuge mu nzego za leta no mu nzego z'abikorera harimo ihangana rikomeye. Iyo ugerageza ntabwo ushobora kubakorera ibyo bifuza. Akenshi uwo muntu iyo yazamutse mu mutwe we yumva ko azabona akazi kubera ko ari ku rwego rwiza rwo hejuru, arakabona rwose. N'abantu benshi umuntu abona ukabona ntiyavukiye n'umuryango ukomeye, ariko ni umuntu ukomeye. Ubu ngubu afite akazi keza, arahembwa amafaranga menshi, yazamuye n'uwo muryango. Kwanza abantu baba bafite ubwoba bibaza ati se umuryango wacu uzazamuka gute? Ikindi iyo tugeze mu bikorera usanga akazi nako ntigashobora kuboneka, kubera ko nabo baba bakeneye umuntu uri ku rwego rwiza nyine uzabafasha guhangana kw'iryo soko. Twagera mu nzego za leta naho akaba ari uko, umuntu wa wundi ugerageza ushobora guhereza akazi ntagakore neza, ntakore ibyo bamusabye, ntabwo ashobora guteza igihugu imbere. Aho ngaho rero umuntu iyo ari ku urwo rwego rwo hasi akenshi agira abantu arenganye, kandi ahubwo yakabaye yirenganye. Njyewe urugero sinabonye akazi kubera ko nta mwene wacu mfite, kubera aho mvuka, kubera ibyo bintu byakabaye bigacika mu myumvire. Abantu bakajya bumva ko niba ufite akazi wagakuye mu bushobozi bw'ubwenge ufite cyangwa bw'ubuhanga ufite, bw'ubumenyi. Ubwo bumenyi bukagufasha kugera ku cyo wifuza, ugatera imbere, ugateza n'igihugu imbere muri rusange. Twagera mu kazi gasanzwe kano ko kwihangira imirimo, mu kazi ko kwihangira imirimo gasanga umuntu nta gitekerezo afite, muri bahora avuga ngo wazampereza igishoro. Igishoro burya ntabwo gishobora kugukorera akazi, igishoro nta kintu cyagufasha buryo ukibonye. Tuzi abantu benshi babona igishoro bitewe na famiye, bitewe n'ubundi buryo ashobora kubona ku byerekeye kuba ushobora kuba ufite iwanyu bakaguhereza nk'umunani ukawugurisha ukabona igishoro, ariko igishoro kubera ko nta gitekerezo wari ufite
icyo gihe ntushobora kukibyaza umusaruro. Icyo gihe usanga abantu babonye amafaranga bakayapfusha ubusa, akayanywera inzoga, akayajyana mu busambanyi, mu biyobyabwenge mu rubyiruko nabyo byateye, ugasanga ni ikibazo. Twagera mu kintu kijyanye n'ubucuruzi ugasanga abantu bafite ikibazo nacyo cyo kwiganana, ugasanga aho kugira ngo umuntu atekereze ku bintu abandi bacuruza, ugasanga wowe ufite ikibazo cyo kuvuga ngo njyewe kanakacuruza inzoga nanjye nizo ngiye gucuruza. Dufate nk'urugero, uragiye ufunguye nk'iduka ricuruza ibintu by'amakaro, ukarifungura nk'ahantu abantu babo bose bifitiye inzu zitarimo na sima, ukibaza ayo makaro n'inzu uzayakugurira. Ukibaza iyo ugiye gutangira business, ikintu cya mbere uba ufite ni igitekerezo. Icyo gitekerezo yari cyiza gishobora kukugeza ku bindi bintu byose, kuko igitekerezo buryo ushobora kukimarana umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu, wagikora mu myaka 10. Igitekerezo kubera ko cyari cyiza, igitekerezo yari cyiza, umuntu areba ibikigize. Kuko iyo utekereza ikintu utekereza aho uzagikorera. Icyo gitekerezo burya ahantu uzakorera ikintu biba biri mu gitekerezo, abazagufasha kugikora biba biri mu gitekerezo, abazagufasha abazakubera abakiriya niba ari ikintu uzacuruza, abazakubera uburyo bwo kugera aho hantu nabwo ni igitekerezo. Burya ibyo byose urabitekereza. Imyumvire y'abantu bari aho ngaho, ntushobora kujya gushinga akabari ahantu hari abantu b'abarokore, ntushobora kujya gucuruza biriya bisigaye bimenyerewe by'akabenzi, ntiwabicuruza ahantu muri santere y'abayisilamu. Ibyo byose urabibara iyo ugiye gutangira business. Icyo gitekerezo kiba gikomeye, gishobora kukugeza ku rwego rwiza. Ubwo rero shingiye ku ibyo ngibyo byose tumaze kuvuga, ukareba mu nzego za leta icyo bisaba kugira ngo umuntu agere ku rwego aba yifuza, ukareba mu nzego z'abikorera, ukareba mu rwego rwo ufite igitekerezo cyiza cya business. Ibyo dusabwa byose ni ukuba ufite ubumenyi. Ubwo bumenyi nta kindi kintu ushobora kugufasha, ni ukukugeza ku kintu cyose wifuza. Wenda umuntu afite ubumenyi, afite n'icyo gitekerezo, ariko nta bushobozi afite, nta mafaranga, arakura hehe uburyo bwo kuba yakwitangira business? Ese ntari buhere mu bushomeri kandi afite igitekerezo n'ubumenyi? Murakoze. Iyo ufite igitekerezo cyiza, burya igitekerezo cyonyine ubwacyo ni ubushobozi. Kuko burya ubushobozi iyo ubufite udafite igitekerezo nta kintu ushobora kugeraho. Kandi hanze aha, uretse kuba ushobora kugira igitekerezo ukakigumishamo, ariko iyo ufite igitekerezo cyiza, hanze aha hari imiryango yo mu gihugu imbere, hari imiryango yo hanze, ushobora kugenda ukajyana igitekerezo cyawe ukagitanga, bakagufasha, ugatera imbere, ukazamura igitekerezo cyawe. Niyo mpamvu buriya iyo tugiye kuvuga kugira icyo ukora, uheramo ibyo ngibyo. Urugero, ushobora kugenda, hari ibyo leta yashyizeho, leta yacu, hari BDF, hari amabanki mu Rwanda, hari ibintu byinshi cyane ushobora kugenda bikagufasha ugatera imbere. Hari imiryango mpuzamahanga abantu badepozamo za banki y'isi, hari imiryango ibitera inkunga, hari abashoramari, hari n'abagira neza bashobora kugufasha. Ariko mbere na mbere burya uba ufite igitekerezo, kuko ari bwo bumenyi. Aho ngaho iyo uvuze amabanki, abantu batangira gutekereza ku kintu kijyanye n'ingwate. Ese ko iwacu nta sambo tugira, ninde uzampereza ingwate yo kuba natanga kugira ngo nibura mbashe kuba nabona n'inguzanyo ishobora kumfasha muri banki mbe natangira business? Ibyo bya banki, iyo ugiye gutekereza muri banki, hari ibintu byinshi. Buriya banki abantu benshi bajya banayitiranya. Banki buriya iyo bagiye kureba ibyo umuntu akora, abenshi bajya bagira imbogamizi y'ingwate. Ariko ingwate burya nta nubwo ari nayo ya mbere muri banki. Buriya muri banki ikintu cya mbere twahereyeho ni igitekerezo. Iyo ufite igitekerezo cyiza, ukaba ufite ibintu ukora byiza, ushobora kwifashisha, ushobora gukorana n'undi muntu. Kuko iyo ufite igitekerezo cyiza, njyewe nshobora kuba mfite igitekerezo cyanjye, aba ari imari burya mfite, aba ari ibintu by'amafaranga mfite bidafatika, aba ari amafaranga adafatika. Icyo gihe iyo mfite igitekerezo cyiza, nshobora kugenda nkifashisha umuntu ufite ingwate, tugakora icyo bita nk'ubumwe.
icyo bita partnership muri business. Twakorana njyewe nkaba mfite igitekerezo, mfite umushinga, nawe akazana ingwate, ubundi tugatera imbere twese. Icyo nicyo bita nicyo nakomeje guhagararaho cyo kwitwa kugira igitekerezo cyiza n'ubumenyi. Byo wize igitekerezo neza ntushobora kubura burya ingwate, ushobora kubura ubushobozi bwo kugishyira mu bikorwa. Na cyane ko leta ushobora no kukigira ukagenda ugasaba inkunga muri leta. Hari ibigo byinshi, hari ibigega byinshi bifasha abantu, cyane cyane urubyiruko nirwo tuba tuvuga cyane. Amahirwe yabashyiriweho menshi, burya ingwate ntabwo yaba ikibazo, kuko niba ushobora kuba ufite ikintu wakora, ntabwo ingwate ushobora kuba ikibazo burya mu bintu bya banke. Udahereye no muri banke ushobora no kubona n'umuterankunga. Ibyo ngibyo niko mbitekereza kandi nako biri. Muri make ni ibiki noneho umuntu uri kutwumva cyangwa udukurikiye akwiriye gutora none ahangaha, akwiriye kumenya by'umwihariko ku kijyanye na business, cyangwa se kugira ngo umuntu ubundi ave mu bushomeri, atangire business, ave mu bushomeri abe yabona akazi. Muri make mu mirongo nk'itatu ubona ari icyo umuntu akwiriye kuba yakwitaho cya kingenzi? Icyo nahereyeho cya mbere, nahereye mu kuvuga ngo ubushomeri, kutagira akazi, burya bihera mu wa mbere primaire, bikazamuka mu wa mbere secondaire, bikagera muri université. Umuntu akiga adashaka kuzabona akazi, akiga yumva ko kubera ko adafite umuntu uzamuha akazi atazakabona. Icyo nicyo cya mbere kigomba abantu urubyiruko tugomba kurenga, tukumva tuti niba ukeneye akazi, shaka ukuntu ujya ku rwego rwiza rwo kugira ngo uzakabone unagakore neza. Icyo ni icya mbere, mugira ngo uzabone akazi kaba muri leta cyangwa mu nzego z'abikorera. Ikindi, iyo tugeze mu rwego rwo guhanga imirimo, gira igitekerezo cyiza gikora itandukaniro. Icyo gitekerezo nikiba cyiza kigakora itandukaniro, ntiwibande ntushyire imbere ibiguca intege cyangwa ibidashoboka. Ushyire imbere ibishoboka, ubyige neza, utekereze ku kuntu ushobora icyo gitekerezo watangiye ugitekerezeho, urebe abakiriya uzacuruza nabo icyo gitekerezo cyawe, urebe abantu kizagirira inyungu, urebe uburyo kugera aho hantu bizaba byoroshye, urebe se abantu imiterere n'imitekerereze y'abo bantu bari aho ngaho bashobora kuzakora k'uwo mushinga bishobora kuzagirira akamaro. Icyo gihe ubushomeri uzaba burwanyije kandi bizagufasha kugera ku cyo wifuza. Ikindi, mu nzego z'ubucuruzi, iyo tuvuze ubushomeri ushobora gutangira n'ubucuruzi bugahomba bikakugira umushomeri. Bigusaba nabwo gushaka nyine ba bantu navuze ba mbere bafite ya myumvire, kuko ntabwo ushobora gutangira business ucuruza akabari cyangwa ucuruza amata, ntabwo wazanamo umuntu w'umusinzi wazagukorera akazi. Icyo gihe nukureba ba bantu nyine twavuze bari ku rwego rwiza, ushobora gufata abakiriya neza. Noneho icyo gihe ubushomeri tuzaburwanya kubera ko iyo business izakura, uwo mushinga uzakura, ako kazi kaboneke, abo bantu nyine bari ku rwego rwiza bakomeza babona akazi. Ariko burya kugira ngo akazi kaboneke umuntu abigiramo uruhare cyane, akirinda kuba abantu adafite. Tuvuge nk'urugero, ngewe ushobora kwicara nkavuga ngo nzabona akazi kubera akazi narakabuze. Twahora ukambaza ati se kuki udafite akazi, nkakubwira nti burasi ugira ngo hari umuntu tuziranye ukomeye, kandi nawe ubwawe urakomeye. Ubaye ukikura mu mutwe wawe ko ufite ikibazo, ukikura mu mutwe wawe ko ukeneye umuntu ukomeye, ukamurema muri wowe, icyo gihe birangira ukomeye nyine. Akazi ukabonye ukanagatanga, ukagirira igihugu akamaro, ugahera ku muryango kuri wowe ubwawe, ukigirira akamaro, ukakagirira umuryango wawe aho uvuka naho ukomoka cyangwa abo muturanye, bigakomeza igihugu muri rusange ukaburwanyije ubushomeri, ubundi ubushomeri tukabutsinda.